mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Twongeye kubaha ikaze mu nzira njyabukire. Dukomeje kwiga amasomo Robert Kiyosaki atugezaho nk'uko yayanditse mu gitabo Rich Dad Poor Dad. Isomo turiho uyu munsi riragira riti: nujya mu kazi uzajye ugiye kwiga, ntuzajye ugiye gukorera amafaranga. Iki gice ni icya 15. Twebwe turi Inkorane. Robert akomeza agira ati: Ku bantu barebye filime yitwa Jerry Maguire igaragaza umuntu witwa Tom Cruise, harimo amasomo menshi umuntu yakuramo, ariko irizwi cyane nirivuga ngo nyereka amafaranga. Ariko nanone hari umurongo njye mbona nk'ugaragaza ukuri cyane, naho Tom Cruise yari aretse akazi kuko bari bamwirukanye mu kigo yakoragamo, maze agahagarara imbere y'abakozi bose b'icyo kigo akababaza ati: ninde wemera ko tujyana? Abantu bose baricecekera. Haciyeho akanya umugore umwe yaramusubije ati: ntakaje, ariko rwose mu mezi 3 ari imbere baranzamura mu ntera. Iyo mvugo y'uwo mugore njye mbona ariyo mvugo ya mbere igaragaza ukuri muri iyo filime yose. Ni imvugo abantu benshi bakoresha cyangwa se bagenderaho ituma buri gihe bahora bahangayikishijwe no gukora cyane ngo babone uko bishyura ibyangombwa byankenerwa. Si ibyo gusa kuko njye nzi neza ko data wize cyane ahora rwose yiteze kongezwa umushahara uko umwaka ushize undi ugataha. Gusa ikibabaje ni uko buri mwaka ahubwo akubitwa n'inkuba abonye ko ibyo yari yiteze bitabaye. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu bari muri ibyo nti: ese ubona ibyo ukora bikuganisha hehe? Kimwe n'imbere ifatwa mu mutego igakomeza guseseka utuguru twayo ishaka gusohoka, mbona n'abantu benshi badasubiza amaso inyuma ngo barebe ibyo birirwamo, aho bibavana n'aho biberekeza, cyangwa se ngo bibaze icyo hazaza habo habahishiye. Hari umuntu wanditse igitabo cyita The Retirement Myth, bishatse kuvuga imyumvire y'izabukuru. Muri icyo gitabo hari aho yanditse ati: nasuye icyicaro gikuru cya kimwe mu bigo bikora gahunda z'izabukuru, mbonana n'umuyobozi mukuru wacyo w'inzobere mu byo gukora igenamigambi ry'izabukuru. Ubwo nari mubajije icyo abantu batari mu myanya yo hejuru bazabona nibajya mu zabukuru, yansubije ashize amanga ati: nta kindi kitari isasu. Ndamubaza nti: ugize ngo iki? Ngo isasu? Ati: burya iyo umuntu ubyiruka adafite amafaranga ahagije azamufasha kubaho ubwo azaba ashaje, burya aba ameze nk'umuntu wikura mu bwonko akabujugunya. Umwanditsi w'icyo gitabo yakomeje asobanura uko imiterere yo kwizigama ya kera itandukana n'imiterere y'ubwiteganyirize bw'izabukuru igezweho ubu. Uburyo bugezweho ubu burasa nkaho rwose budaha amahirwe abakozi. Iyo urebye ibyo bagenerwa bazajya bahabwa mu zabukuru, uburyo bavurwa n'uburyo bahabwa abakozi bo kubitaho mu ngo biteye ubwoba cyane. Ubu mu bitaro byinshi bikora bene izo gahunda bafata imyanzuro ikomeye cyane. Baribaza bati: ninde ugomba kubaho kandi ninde ugomba gupfa? Amahitamo rero ashingira ku bintu bibiri: ku ngano y'amafaranga ufite n'imyaka ufite. Abakiri bato bitabwaho mbere y'abakuze, ndetse abashaje bo bashyirwa inyuma y'abandi bose. Ibi rero bihuye n'ibiri mu zindi nzego.
nk'uko abakire bajyana abana babo mu mashuri meza bakiga neza, ni nako abakire babona amahirwe yo kubaho igihe kirekire, mu gihe abakene bo bapfa vuba kubwo kubura ubushobozi bwo kwita ku buzima bwabo. Ibi rero bituma nibaza ikibazo kandi bikampangayikisha kigira kiti, abakozi baba bagerageza kureba mu hazaza ngo bibaze uko hazaba hameze, cyangwa bategereza igihe umushahara uzabagiriraho bakabona kwibaza igikurikiraho? Buri gihe iyo mvugana n'abantu bakuru bashaka ko amafaranga binjiza yiyongera, buri gihe mbagiriye inama, mbashishikariza kureba imbere cyane mu hazaza h'ubuzima bwabo. Mbabwira ko aho guhora barambirije ku kazi kabaho umushahara n'ibindi bigendana nawo, nubwo nabyo mpamya ko ari byiza, baba bakwiriye gushaka ikindi bakora cyatuma bunguka ubumenyi n'ubuhanga bizabafasha mu gihe kizaza. Akenshi mbashishikariza kujya mu bikorwa by'imiyoboro yo kwamamaza bizwi nka network marketing. Nkunda kubwita uburyo bwo kwamamaza bwo ku nzego zitandukanye. Ni bwiza cyane ku muntu ushaka kumenya ubucuruzi. Byinshi mu bigo bikoresha ubu buryo usanga bifite gahunda z'amahugurwa akomeye afasha umuntu gutandukana n'ubwoba, akumva ko ibyo acuruza byakwemerwa cyangwa bikangwa kandi ntacibwe intege n'uko babyanze. Bimara isoni n'ubwoba rwose, kandi isoni n'ubwoba nibyo bituma abantu benshi badatsinda bagahora mu bukene. Rero mu buryo burambye ntubura kubona ko kwiga bigira akamaro cyane kurusha kunguka amafaranga. Abenshi rero iyo bumvise mvuga ibyo baravuga bati, nanone ibyo birakabije, cyangwa se bati, numva nakora ibinshishikaje n'ibyo nkunda gusa. Iyo rero numvise bavuga ngo ibyo birakabije, nanjye mpita mbabaza nti, rero wahitamo gukorera abandi cyane ugahembwa hanyuma imisoro igahita itwara 50% ku yo wahembwe? Nanone iyo bavuze ko bashaka gukora ibyo bakunda n'ibibashishikaje gusa, ndababwira nti, burya njye sinkunda kujya mu mazu akorerwamo imyitozo ngororamubiri azwi nka gym. Njyewe kuko nzi ko kugorora umubiri ari byiza ku buzima bwanjye. Ariko kandi iyo umuntu akoresheje iriya mvugo ya mbere, binyereka uburyo ya mvugo igira iti, biragoye cyane kwigisha imbwa amayeri mashya. Bituma mbona ko iyi mvugo ari ukuri nubwo bibabaje. Nanone simbura kubwira umuntu wese rwose wumva bitamunyuze kujya mu kazi agiye kwigaho kujya gukorera amafaranga. Mubwira ko ubuzima bumeze nko kujya muri gym. Umwanzuro wa mbere ubabaza ni ugufata icyemezo cyo kujyayo. Ariko kandi iyo uteye iyo ntambwe ukayirenga, ibisigaye biroroha. Hari iminsi myinshi rwose nagiye nirengagiza kujya muri gym, ariko nanone iyo nagezeyo natangiye gukora imyitozo ngororamubiri bihinduka uburyohe pe. Kandi iyo ndangije gukora imyitozo numva ntewe ishema nanjye ubwanjye, kandi numva nezerewe. Niba uri mu bantu badashishikajwe no kwigira ubumenyi butandukanye mu byo ukora, ahubwo ukaba ushishikajwe no kujya mu mashuri ukabona impamyabumenyi z'ikirenga, nakugira inama yo gukorera ibigo biri mu ngaga z'abakozi. Bene ibyo bigo byita cyane ku bakozi bafite impamyabumenyi zihambaye. Data wize cyane ubwo yari amaze kunga ubucuti na guverineri w'umujyi, bahise bamugira umuyobozi w'urugaga rw'abarimu muri Hawaii. Gusa yambwiye ko ariko kazi kamugoye cyane kurusha utundi yakoze. Nyamara rero ku rundi ruhande, Data ukize we yakomeje kurwanya yivuye inyuma ko ibigo bye by'ubucuruzi byashyirwa mu ngaga z'abakozi. Ibyo byakomeje kumugira umukire. Hari n'ubwo wabonaga noneho agiye kwinjiramo kubera ko yabisabwaga cyane, ariko we agakomeza akabikwepera kure. Icyakora nkanjye ubwanjye nta ruhande na rumwe nanenga muri izo zombi, kuko namenye neza akamaro ka buri ruhande. Niba ushaka gukora nk'uko amashuri abidusaba, iga cyane ubone impamyabumenyi z'ikirenga. Ibyo nubigeraho ushaka akazi mu kigo kiri mu rugaga rw'abakozi. Nk'urugero, buriya iyo nza gushaka gukomeza ibyo gutwara indege, mba narashatse ikigo kiri mu rugaga rw'abatwara indege. Uzi impamvu se?
ni uko ubwo ubuzima bwanjye bwose nari kuba nabweguriye gushaka impamyabumenyi zishakwa n'urwo rwego. Gusa nyine byari kumbera bibi iyo haza kubaho ikintu gituma nirukanwa muri urwo rwego. Nari kwandara kuko nta rundi rwego rwari kunyakira kuko ntacyo nari kuba nashobora gukoramo. Buriya umupiloti ukora amasaha y'ibihumbi 100 mu mwaka agahembwa amadolari 150 ntiyabasha kuvamo ngo ajye kwigisha. Bene ubwo bumenyi ntibuva mu rwego rumwe ngo bujye gukora mu rundi. Niyo mpamvu umupiloti birukanye mu gutwara indege atabona icyo akora mu nzego zirimo uburezi cyangwa ubuzima. Ibyo kandi ni nako bimeze ku baganga muri ibi bihe. Iyo habayeho impinduka mu rwego rw'ubuzima abaganga barahangayika. Umwarimu nawe aba akeneye kujya mu rugaga rw'abarimu. Muri ibi bihe hano muri Amerika urugaga rw'abarimu ni rwo rugaga runini kandi rukize cyane kurusha izindi, kandi ruranubahwa mu nzego za politiki y'igihugu. Abarimu rero bagomba gusigasira urugaga rw'abarimu kuko bazi ko ubumenyi bafite bugarukira mu bwarimu gusa, bityo urwo rwego iyo ruhungabanye benshi baririmba urwo babonye. Ibyo rero nibyo byazanye rya hame ryo kwiga cyane ukabona impamyabumenyi z'ikirenga ukajya mu ngaga z'abakozi maze ukaba umuntu wubashywe mu muryango mugari. Hari ubwo njya mbaza abanyeshuri mpugura nti ni bande muri mwe bakora hamburger ziryoshye kurusha iza McDonald's, maze hafi ya bose bakamanika ibiganza byabo. Hanyuma nkababaza nti none se niba mwakora hamburger ziryoshye kurusha iza McDonald's, kuki akomeza gukorera amafaranga menshi mwe mwicaye? Icyo gihe rero igisubizo kiba kigaragaza. McDonald's ni umuhanga mu by'ubushakashatsi cyangwa se business. Buriya impamvu abantu benshi banafite impano zihambaye bakomeza kuba bakene nuko umwanya wabo wose bawukoresha bateza imbere izo mpano, ntibahe umwanya kumenya isi ya business. Hari inshuti yanjye y'umuhanzi mfite muri Hawaii, yinjiza amafaranga menshi pe. Umunsi umwe rero umunyamategeko wa nyina yamubwiye ko hari amadolari 35,000 nyina yamusigiye ubwo yapfaga. Ni ukuvuga ko aya ariyo yari asigaye nyuma y'uko bishyura amadeni yose n'imisoro. Akibyumva yarishimye cyane kuko yumvise ko ari amahirwe agize, yahise apanga uko yakagura ibikorwa bye maze ashora umugabane munini w'ayo mafaranga mu kwamamaza. Nyuma y'amezi 2 yasohoye publicité mu kinyamakuru cyari kigezweho cyasomwaga n'abakire. Publicité ye yari yihariye page yose y'icyo kinyamakuru. Iyo publicité yaciyeho amezi 3 ariko birangira nta muntu n'umwe uje kumugurira. Ubwo amafaranga nyine yari yaramusigiye yaragiye ariraryo. Nyuma yashatse gukurikirana icyo kinyamakuru mu nkiko avuga ko kitamwamamaje neza. Uru rero ni urugero rwiza rw'umuntu wabasha gukora hamburger nziza ariko akananirwa kuzicuruza. Buri gihe iyo mubajije isomo yigiyemo ahita ambwira ko abantu bamamaza ari abajura. Bituma nanone mubaza niba yiteguye gufata amasomo mu by'ubucuruzi by'umwihariko mu byo kwamamaza. Ariko igisubizo ahitamo ni icy'uko nta mwanya yabibonera kandi ko atakwemera gutakaza amafaranga ye muri ibyo bintu. Nzi rwose abantu benshi bafite impano ariko zikabapfira ubusa bagakomeza gukena. Bose icyo bahuriraho ni uko bakomeza gukena no kugorwa n'ubuzima bidatewe n'ibyo bazi, ahubwo bitewe n'ibyo batazi. Umwanya wabo wose bawukoresha banoza ibyo bakora, ntibita ku bumenyi bwo gucuruza no kwamamaza. Ushobora gusanga rwose McDonald's atari gukora hamburger nziza kurusha abandi bose, ariko akaba barusha amahirwe yo kuzicuruza no kuzikundisha abaguzi. Buri gihe data ukennye yanshishikarizaga kuminuza mu kintu kimwe ngo nibwo nzahembwa menshi. Rwose n'igihe yari amaze kwirukanwa na guverineri ku nshingano zo kuyobora urugaga rw'abarimu yakomezaga kunshishikariza ibyo bintu.
icyo gihe yashyize imbaraga mu gukorera ubuvugizi urugaga rw'abarimu ngo arebe ko rwahabwa agaciro cyane maze nawe abyungukiremo hamwe n'izindi ntiti ingenzi ze zari zaraminuje. Kenshi na kenshi twabaga tubijyamo impaka ariko ntiyigeze yemera ko ahubwo no gushinga izo ngaga byaterwaga n'uko bize bakaminuza. Ntiyigeze yumva ko uko aminuza cyane ariko ashakira ubwirinzi mu ngaga z'abakozi kandi ko bituma akomeza gucungira kuri uwo mwuga wonyine. Nyamara data ukize we yakomezaga kudushishikariza njye na Mike kwirera tukikuza kuko yabonaga ko ibigo byinshi ariyo mayeri bikoresha. Bijya mu mashuri bikareba abana bakiri bato b'abahanga maze bikabarera bibategurira kuzasigarana ibyo bigo. Ibyo bituma bene abo bana bakiri bato bataminuza mu kintu kimwe ahubwo bajya muri biriya bakabivamo bakajya muri biriya gutyo ku buryo byose baba babifiteho amakuru. Abakire rero nabo bakoresha ubwo buryo batoza abana babo cyangwa se abandi bana gutyo bigatuma abo bana bagira ishusho ngari ku mikorere y'inzego zose zigize ikigo n'uburyo zuzuzanya. Abantu bo mu kiragano cy'intambara ya kabiri y'isi bazi neza ko ari amakosa akomeye kwimuka mu kazi kamwe ujya mu kandi, nyamara uyu munsi ahubwo abo bazi neza ko ari byo byiza bigezweho kandi bitanga umusaruro. None se niba abantu bakomeza kuva muri ibi bajya muri biriya aho kwibanda ku kintu kimwe gusa ngo bakiminuzemo, kuki bitaba byiza cyane guharanira kwiga aho guharanira guhembwa amafaranga? Ubirebeye mu bihe bya hafi wabona biguhemba make ariko mu gihe kizaza bizaguha menshi cyane. Hari ubumenyi butatu umuntu wese akwiriye kumenya mu by'icungamutungo. Ubwa mbere ni ugucunga neza ibyinjira n'ibisohoka, ubwa kabiri ni ugucunga neza inkorane cyangwa sisiteme, ubwa gatatu ni ugucunga neza abantu. Buriya ubumenyi bw'ingenzi buri muntu yari akwiye kwitaho n'ubwo gucuruza no kwamamaza. Ubu bushobozi bwo gucuruza ni uburyo bwo guhanahana amakuru ava kuri bamwe ajya ku bandi bantu, baba abaguzi, uwo mwashakanye, umukoresha wawe, abana bawe, abakozi bawe n'abandi. Uru ni rwo rufunguzo rwo kugera ku ntsinzi. Ubu bushobozi bwo guhanahana amakuru mu nyandiko, mu mvugo cyangwa se guciririkanya ni ingenzi cyane ku muntu ushaka intsinzi. Njye navuga ko aribwo bumenyi mpora mfata amahugurwa, ngura inyigisho ngamije kwagura ubumenyi bwanjye. Nk'uko nakunze kubigarukaho, data wize amashuri menshi yakoraga cyane ngo abone uko aguma mu kazi, gusa uko yakomezaga kugira impamyabumenyi z'ikirenga niko yakomezaga kugwa muri wa mutego. Nubwo umushahara we wiyongeraga ariko amahitamo n'ubwigenge bwe byaragabanukaga. Ibi yabibonye neza igihe yari yirukanwe mu kazi ka leta, nibwo yumvise uko yishyize mu karengane. Ntaho bitandukaniye n'umukinnyi uzi gukina neza ariko akavunika cyangwa agasaza. Ubunyamwuga bwe yahemberwaga babugiye maze agatangira kubura yacira n'ayareka. Ntekereza ko ariyo mpamvu data wize cyane yakomezaga kwisunga urugaga rw'abakozi. Yari yarabonye ko hari inyungu bizamugirira ubwo azaba ameze nk'uwataye agaciro ku isoko ry'umurimo. Nyamara kandi kuko natwe igihe kiba kidusiga, iri somo tubaye turisubikiye aha, tuzarisubukura ubutaha. Ni kuwa mbere utaha hano ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukayibutsa ibyo mwibagiwe. Inkorane TV, mugire amahoro.